Dore impamvu Imana ikunda guhisha uwo yakugeneye kuzabana nawe kugeza igihe uzaba witeguye. Komeza kwibaza uti Mana, umuntu ari he? Warasenze, warategereje, wagerageje kubaha Imana mu buzima bwawe, wakomeje kwizera mu gihe nta bisubizo wabonaga, ndetse n'ubu nta bisubizo urabona, nta kimenyetso, nta gihamya, ndetse nta n'umuntu n'umwe usa n'uwo wasengeraga. Ariko se byashoboka ko Imana itacecetse, ahubwo iri gukora ibintu ku buryo buhamye. Izi ni impamvu zituma Imana ishobora kumuhisha. Iya mbere, Imana irabanza ikagutunganya mbere yo kukuzanira uwo muntu. Imana ntiri gutegura umuntu gusa, iri gutegura ubufatanye buhagarariye Imana ufite intego ushobora guhangana na pressure y'ubuzima. Ese iyo umuntu aza kuza uyu munsi yahura nawe uhagaze neza waremeye kuyoborwa n'Imana kandi ufite umutima, cyangwa yahura n'irungu ryawe ry'ibyemezo bya hutihuti cyangwa ibikomere utarakira? Mubwiriza 3:11, ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo. Ivyo bitagutinda si uko Imana yakwanze, ni uko irimo gutoza ko wowe ushaka urukundo ruhwanye nawe ushobora kurinda no kururengera. Cya kabiri, Imana irimo kugerageza ibyifuzo byawe. Ese uwo muntu uramushaka kurusha Imana ubwayo? Ntabwo dusenga dusaba umufasha, ariko icyo cyifuzo tukagira ikigirwamana. Imana ntirwanira agaciro n'imigisha duha. Niyo mpamvu mbere yuko ikwereka uwo muntu, Imana irabanza igategura umutima wawe. Kubera iki? Kuko niba utameze neza ko utaramubona, uzamusenga igihe azaba yabonetse. Kuko niba udatekanye kubera ko utaramubona kandi ufite Imana ubwayo, yakabaye utuma wumva utekanye. Bivuze ko iki gihe umuntu aruta Imana. Kuva 23, ntukagire izindi mana amaso yanjye. Imana hari ibyihisha kugeza ubwo uzakura ukagira ubushobozi bwo gufata imigisha, ari ugakomeza kwicisha bugufi. Cya gatatu, Imana iri kurinda mwimbi kubonana igihe kitaragera. Iyo ikintu giturutse ku Mana kiba gifite uburemere, intego, umunage n'ubutumwa. Bene urwo rukundo ntirushobora kwihutishwa. Rwihutishwa rushobora kwangirika cyangwa rukabagirana habi. Imana itari gusa ku byiyumvo byawe, iri gutekereza ku hazaza hawe, umuhamagaro wawe n'ukuntu uzahuza n'undi muntu. Rimwe na rimwe Imana yishuye umuntu kuko umwe muri mwe hari ibyo acyakira, akiga cyangwa akitoza kumvira mbere yo kuyobora. Imigani 10:22, umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mababaro yongeraho. Imana ntishaka ko inkuru y'urukundo rwawe yandikwa kuri putisha, irashaka ko yandikwa mu mahoro. Icya kane, Imana itegereza ko amaso yawe yo mu mwuka akomera. Uwo Imana yakugeneye si n'ubwo asa n'uwo watekerezaga, ashobora kutajyana n'ibyo wagenderagaho ukunda. Imana ishobora gutuma ukura ndetse no kwerekana intego yawe aho guhuza gusa ibyifuzo byawe. Niyo mpamvu Imana ibanza guhisha kugeza igihe umutima wawe uzayoborwa n'umwuka atari amaso. Samweli wa mbere 16:7. Abantu bareba ubuhisa bugaragara, ariko Uwiteka areba umutima. Wowe watatagizanya kwihangana kugeza igihe uzabasha kumenya binyuze mu guhuza intego, si ibishuko by'amaso. Icya gatanu, irashaka ko umutima wawe uzaguma muri uwo mushinga atari gutangira gusa. Noroshye kwifuza kubana n'umuntu igihe ufite irungu, ariko biba bigoye kwihanganira uwo mubano igihe ubuzima bugoye. Niyo mpamvu mbere y'uko Imana ikuzanira uwo muntu, ibanza gutoza umutima wawe kwihangana, kubabarira, kuganira ku bintu, kuganduka no gusenga. Kuko gushaka si uguhitamo umuntu rimwe, ni ukumuhitamo buri munsi nk'igihe ibyiyumvo bihinduka. Ariko 16:10, ukiranuka ku cyoroheje cyane aba akiranuka no ku gikomeye. Imana iramuhisha kugeza igihe uzaba umuntu ushoboye kwakira ibyo wasengeraga. Ntukomeze gutekereza ko gutinda ari uguhanwa. Uyu munsi tangira ubone ko ari cyo gihe cyo gutunganwa, kuko iyo Imana ariyo yandika inkuru y'urukundo rwawe, yihutira kukunereza mu gice cya 3, irimo kukubaka ngo uzashobore kugera ku gice cya 30 n'ibindi byose. Imana yisha umuntu kugeza igihe uzaba umukozi w'indashyikirwa mu rukundo, kugeza igihe urufatiro rwawe ruzaba Imana, kugeza igihe uzaba ushoboye gutwara urukundo gutwara kure y'Imana. Yesaya 60:22, umutazagwira abemo igihumbi, woroheje azaba ishyanga rikomeye. Njyewe Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nigisohora. Kandi nibibaho uzasobanukirwa impamvu Imana yatinze, kuko ubizana si umugisha gusa, ni igice cy'umuhamagaro wawe kandi uzaba witeguye. Niba inyigisho igufashije, andika muri comment Mana ndarindiriye. Sangiza inyigisho umuntu uri muri ibi bihe. Ni Kigali Worship. Imana ibahe umugisha.